channel ya Ubardi Official nk'ibisanzwe ni ngiye mubona tugiye kurebera hamwe uko wakoresha megabyte za MTN ndetse na simcard ya MTN muri no telefone yacu yikosora iyi ngiyi nka itunge gaceze mu magambo abantu benshi bakunze kubivugamo. Iyi ngiyi telefone abantu benshi bazi ko itarimo simcard ya Airtel dakora, ariko ngewe naje kukwereka uburyo wabikoresha ugakoresha na zira mega za MTN mw'iyi telefone. Usabwe gukora subscribe TikTok na Ubardi Official ndetse no ku zindi mbuga zose ni Ubardi Official. Nimero ya WhatsApp resanga muri comment ndetse no muri description. Ubardi Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubane igihe cyose. So iyi telefoni rero uri kwibona neza, tugiye kwanza dukuremo battery. Nitumara gukuramo battery dufata simcard ya MTN yonyine, tubanze tunabikore none ahangaha mureba nkuko biba bisanzwe nyine. Dushyiremo hano simcard ya MTN, urabona tuyishyizemo, dushyiremo battery twatse. Biba usaba gukurikirana step by step cyangwa se inzira ku yindi ku buryo utibeshya. Numara kwatsa hano bareta bakwereka kadutegereze gato, unabona wenda sa nk'itinzeho Airtel Imagine. Urabona baratweretse ko yamaze kwaka, ariko kaduse nkaho dukuramo password. Urabona batubwiye ngo network is locked, ngo urashyiramo inshuro 5 zonyine bagahita babloka, ukaba wakontaktinga service customer yabo. Tugiye gukora iki rero ahangaha. Ubundi bushakashatsi baba bavuga ko simcard ya Airtel ari yikuramo, ariko hano ngiye kwereka ibintu biriryo. Fata telefone yawe yikuremo nanone battery, urafata simcard ya Airtel, ndakwereka ukuntu urabigenza. Nta katore kwa budafite simcard ya Airtel, hari ibintu ngiye kukwereka rwose uri bukore, hasigaye bigagenda neza. Tugiye gufata simcard ya Airtel tuyishyiremo hano, maze niturangiza ndakwereka uko turabigenza. Tuyishyizemo hariya, turangiza harimo na ya MTN mu mwanya wa kabiri. Noneho turangiza tuyatse, ndahita nkwereka uko tubigenza. Nimara kwaka turongera tuyikureho urugi. Usaba bwa gukurikira neza. Ngiye tuba turi kumwe na Ubardi Official nk'ibisanzwe. Urategereza, murabona isa nk'itinda, ariko nta gitindaho nko kuba yari y'umutekinisiye. Muri kubona yuko rwose yamaze kwaka. Kadukuremo password. Urabona network ziriho hejuru kutwereka ngo Airtel Rwanda, MTN Rwanda. Hano rero ikintu tugiye gukora nta kindi, tugiye gufata telefoni yacu twongere twikureho urugi na battery. None tuze dukuramo yantuza ya simcard ya Airtel. Singi murebe, dore ya simcard ya Airtel nyivanyemo telefoni cyaka, ariko murabizi sibyo, harimo abantu bafite telefoni zimwe zifite kamera hejuru ku ruhande, ari igihe bishobora kwanga, ariko nge binabikoreye kuri telefoni ifite kamera mo hagati. Urabona ko MTN yacu gwemo, ushobora no kugenda ukaba wareba amayinite ukagira ute. Nuko ndeba hano ndi hari amanetwork makeya. Izi ntago ari scam, ni ibintu rwose simple bibaho, nta kidashoboka. Ushobora kunyandikira muri comment ku WhatsApp, TikTok, Instagram, X yahoze yitwa Twitter, hose ni Ubardi Official. Katuzahurire muri video itaha, cyangwa se umbwira igihe indi video nagukorera cyangwa kandi kantu nakwigisha k'ingenzi. Bye bye, ugira umunsi mwiza hamwe na Airtel Imagine yawe. Andika muri comment ngo tuzahura ubutaha. Ubardi Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubane igihe cyose.